Yes, nongeye kubasaba nshuti bakunzi bacu mudemo kudukurikira umunsi ku munsi, wowe udahwema gukurikirana ibiganiro n'amakuru agezweho tubigenda tukugezaho uko bukeye n'uko bwije, aho uri hagiye hatandukanye mu mpande z'igihugu cyacu zigiye zitandukanye. Ndavuga uri mu ntara y'amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, nawe uri mu gihugu cyangwa se mu bihugu by'abaturanyi, ndavuga Uganda, Tanzania, Kongo ndetse n'u Burundi. Mwese ndabasuje cyane, nizere ko mumeze neza cyane. Nawe bitameze neza ukomeze kwizera Imana, iraza kuba yabikora ibintu bikomeze kuba byagenda neza kubera Imana. Yes, ni inkuru cyangwa se ni amakuru abyutse avugwa hariya mu karere ka Nyagatare. Ibintu biri kubera mu karere ka Nyagatare biteye ubwoba cyane, ni ibintu byaje kuba byabera ku bahinzi bahariya bo mu karere ka Nyagatare. N'amafoto abyutse agaragara ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ni video ibyutse ikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko igaragara hariya mu karere ka Nyagatare. Abahinzi bahinga ubwoko bw'imyumbati ndetse n'ibijumba bakomeje kwishimira cyangwa se bakomeje kwishimira umusaruro uri kuva hariya mu karere ka Nyagatare. Ni ibintu bitaherukaga cyangwa se ni ibintu bitaherukaga mu myaka yagiye ishira, ku buryo umwumbati ushobora kwera nk'ibiro birenga 300. Ibijumba byo biri kwera mu buryo bukomeye cyane, abantu bakomeje kwishimira uyu musaruro. Bamwe bati ese iyi myumbati iri kwera gutya mu karere ka Nyagatare baraza kubona isoko? Ko mbona ibintu byahinduye isura, ibintu bikomeje kuba byaba byiza hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Bamwe bati nigere ku isoko ibiryo bigiye kuba byagabanyuka, dore ko byari biri hejuru cyane. Bamwe niko bagenda babibona. Bana nanjye muri aya makuru agezweho mu karere ka Nyagatare, nkusaba kuyagira mu ruhare na rundi ruhare, usibye gukanda kuri buto ya subscribe, like, share ndetse na comment. Ubwo nirwo ruhare rwa mbere, nta yindi nkunga mba nkusaba usibye inkunga yo gukanda subscribe, ugakora share, ugakora like ndetse na comment. Nde mujye kubana muri aya makuru agezweho. Nitwa Pacifique, umwaye ikaze rero. Yes, ibyacu nibitinda rero katwikomeze turebere byinshi, tuze kurebera byinshi kuri uyu musaruro uje kuba waboneka mu karere ka Nyagatare w'imyumbati n'ibijumba, aho byashituye abanyamakuru benshi bagiye batandukanye bo ku maradiyo agiye atandukanye. Nkuko uri kubibona muri screen yawe, urabonamo umunyamakuru akaba n'umuyobozi wa RMC, ndavuga iwitangazamakuru ryigenga hano iwacu Rwanda. Ni umunyamakuru ukunda gushakisha inkuru aho byabereye hose aba yahageze, yateye amapine. Rero akimara kubona aya mavideo cyangwa se akimara kubona aya mafoto, nawe yagize amatsiko, aza kuba yafata akamodoka yerekeza mu karere ka Nyagatare ngo ajye kureba koko niba ibi bintu ari impamo, niba koko aba baturage bari kwishimira umusaruro ari nako bari kuwusarura. Akimara kugeraho nawe yahise ahigerera, nta yindi nkuru, nawe yahise afata ifoto shira ku mbuga nkoranyambaga ari kumwe n'umuhinzi wishimye cyane urimo gusarura imyumbati ndetse n'umumama urimo gusarura ibijumba, nawe arimo kwisetsa mu buryo bushimishije cyane. Nawe yahise atangaza inkuru ndetse anatangira gukwirakwiza video ku mbuga nkoranyambaga ze, agira ati mu karere ka Nyagatare ibintu bimeze neza cyane, biraryoshe, abahinzi barishimye cyane, umwumbati umwe rukwera ibiro birenga 200. Nkuko uri ko na muri screen yawe, nawe urabona ko ari ibintu bishimishije cyane ku myumbati, ibintu bimeze neza cyane. Abaturage bati ibi bintu twabirukaga mu myaka yashize, ubutaka bwacu sinzi ikibazo bwari bwaragize, dore ko butari bukera neza, gushiramo amafumbire menshi cyane, kwashiragamo amafumbire menshi cyane birenze urugero, nabwo bikaba byagurana, tukaba tutabona umusaruro ungana gutya. Ariko muri aka kanya turishimira ko turimo ukubona umusaruro umeze neza cyane. Yahise yegera n'umuhinzi w'ibijumba, nawe aza kuba yamutangariza ibanga yakoresheje, nta rindi banga usibye gushiramo amafumbire menshi akayitaho kugira ngo aze kuba yabona uyu musaruro ungana gutya. Guys, ese wowe aho uhinga igihingwa cyawe cy'imyumbati se byera gutya, cyangwa se aho uhinga ibijumba byawe wowe byaba byera kuri uru rwego, cyangwa nawe haracyabura ikibazo cy'ifumbire? Dore ko bamwe badatinya kuvuga ko ari ikibazo cy'ubutaka nabwo bwajumbutse, cyangwa se ari uguhora babuhozamo isuka
buri kanya, akaba ariyo mpamvu budatanga umusaruro ugiye umeze neza cyane. So guys, ngaho nguko rero amakuru abyutse avuga muri iki gitondo hariya mu karere ka Nyagatare, ni amakuru abyutse atangaza abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Ibitangazamakuru bikomeje kugaruka kuri iyi nkuru, ndetse n'aya mafoto arimo gukomeza gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ngayo nguko rero ibyari birimo cyangwa se ibyaje kuba byaba mu karere ka Nyagatare, bamwe bakomeje kwifata nk'ibitangaza, abandi bati ishano mu karere ka Nyagatare riraguye, ibi bintu ntago bisanzwe bibera hariya mu karere ka Nyagatare. Reka mbashimire rero mwe tubanye muri aya makuru yaragezweho muri iki gitondo, by'umwihariko ukaba wayagizemo uruhare wakanze kuri button ya subscribe, wakoze like, share ndetse na comment. Njye mwari kumwe muri aya makuru, nitwa Pacifique. Reka tuzasubire mu makuru yacu ataha azaba agezweho. Ndabashimiye cyane, mukomeze kugira byiza, Imana ibarinde, ndabakunda cyane. Ciao ciao.